uyu munsi turareba ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 16:23 kugera 34. Ibyakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo 23 kugera ku murongo wa 34. Dusome mu izina rya Yesu. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, kandi imbohe zirabumva. Izindi imbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igisiki cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ye, nuko agiye kwiyahura. Pawulo avuga ijwi rirenga ati, wikwigirira nabi, twese turi hano. Atumira itabaza, aturumbukira mu nzu ahinda umushyitsi, yikubita imbere ya Pawulo na Sila, maze arabasohokana, arababaza ati, batware, nkwiriye gukora nte ngo nkire? Baramusubiza bati, izere umwami Yesu, urakira ubwawe nawe mu rugo rwawe. Bamubwira ijambo ry'umwami Yesu nawe mu rugo rwe bose. Igicuku cy'iryo joro arabajyana, abuhagira inguma, aherako abatizanywa nabo bose n'abe bose. Arabazamura abajyana iwe, arabagaburira, yishimana cyane nabo mu rugo rwe bose, kuko yizeye Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Ni urufunguzo rw'imigisha. Ijambo ry'Imana tumaze gusoma riratwereka inkuru z'uyu mugaragu w'Imana Pawulo na Barinaba. Aba bantu barimo kuvuga ubutumwa bwiza, kandi aho bageze iyo jambo rigakingura imitima ya benshi, rikinjiramo rikabafasha bakihana. Ndetse iyo jambo bavugaga yari ifite imbaraga, muri bo harimo imbaraga zikomeye cyane, birukana n'abadayimoni. Ahangaha bahuye n'ikibazo cyo gufatwa bagakubitwa, gusonye mu mirongo ibanza nko ku 16 kugera ndetse ku 22, wasanga ukuntu Pawulo na Sila bageze ahangaha noneho bavuga ubutumwa bwiza, bahasanga umujuragura ngo yungukira abayobozi be inyungu nyinshi. None ngakomeza gusakuza agenda avuga ngo aba n'abagaragu b'Imana ishobora byose, agenda avuga asakuza. Akomeje kubasakuriza, Pawulo aravuga ati, nategetse dayimoni muvemo. Amuvamo rero. Bantu babona wa wundi acitse intege, babona nta gifite izo mbaraga zo gukomeza kuvuga gutyo, kuko yari amaze bamwo izo mbaraga z'abadayimoni. Cyakora wenda nahindukira yubaha Imana. Ba bantu bamukoresha rero babona yuko inyungu zabo zibangamiwe, nibwo bakuranye aba bakozi b'Imana, nibwo babakurubanye Pawulo na Sila. None hari kumwe na Sila barabakurubana, barabakubita cyane, nkuko twumvise. Nta kindi bazira ari uko ijambo bavuze yirukanya abadayimoni. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kwirukana abadayimoni, bakava mu bantu bagahunga, abantu bakakira agakiza. Kuko iyo umuntu atarakizwa, nubwo wamubwira ngo ibyo ukora biragaragara ko Satani ukorera cyangwa ukoresha, mwabipfa. Ariko ibikorwa umuntu akora bigaragaza uwo akorera. Satani niko abigenza, akorera mu bantu kandi akoresha abantu. Uyu rero nawe yari intumwa ya Satani, ari umukozi wa Satani. Haza rero abakozi b'Imana, imbaraga z'Imana rero zimenagura kandi zitsinda iza Satani. Uyu rero amaze bamwe badayimoni babandi barahaguruka barwaye,
barwanya Pawulo na Sila ngo abantu ngo baravuga ibintu bitandukanye n'imyizerere yacu, mbese barabakurubana barabakubita nk'uko twumvise kuri uyu murongo twasomye 23. Bakubiswe inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe. Noneho abo barinzi babategetse kubarinda cyane, bakubiswe bashyirwa mu nzu y'imbohe, ariko noneho babwira abarinzi ngo mubarinde cyane, mube maso ntihagire ubacika. Umuntu yakwibaza kuki bavuze ngo babarinde cyane. Wa murongo 24 twasomye nanone muri cya gice cya 16 n'ubundi mu byakozwe n'intumwa. Ahangaha twasomye ngo nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Umurinzi w'imbohe nategetswe gutyo abajugunya mu nzu yo hagati, mbese hategereye n'umuryango kugira ngo hatagira n'uwaza akabafasha. Abajugunya aho hantu, arabakomeza amaguru yabo yashyira mu mbago, arazihambira, amaboko yabohesha iminyururu, mbese barambarara aho ngaho. Ese kuki bamwira ngo ubarinde cyane? Babonaga bakubiswe bateguka, kuki barindaga cyane? Bumvaga bavamo guti, baca hehe? Ariko buriya birashoboka ko batekerezaga bati cya gihe wa mwami wa Yesu Kristo twaramwishe, turamubamba, twaramumambye, turamwica, turamuhamba, dushyira igitare kumva ye, dushyiraho umuti ukomeye nta muntu wakwera kuri iki gitare. Kandi abarinzi tubabwira kuba maso, ntago cyari kirinzwe n'umurinzi ubwo. Ariko muri cya gicuku noneho urukerera marayika araza akura igitare kuri cya gituro ngo arakibirindura akicaraho. Yesu Kristo arazuka. Bari babizi ko byabayeho, nubwo bajishaga ariko bari babizi, bikanga ko nanone marayika ashobora kuza agakora igikorwa nk'icyo akabavana aho hantu mu zimbo. Nanone kandi byakozwe n'uwa 12 Petero umugaragu w'Imana nawe baramufunze nk'uko baramuhambira, ariko ngo ringwa n'abasirikare ndetse bane. Ariko noneho marayika araza aratambuka kingura inzugi, nta wasabye bamukingurire. Aragenda abwira Petero ati Petero haguruka uduke tugende. Nyuri muva ku mwuka arabohoka, arambara, akweta inkweto ze, aramukurikira. Bari babizi abo barinzi rero, bari barinze Petero ndetse naho ngo barabishe. Uwo musirikare nawe rero wari urinze Pawulo na Sila yaravuze ati ngubu nanjye byangendekera gutya, nanjye banyica nk'uko abasirikare bari barinze Petero, reka mbe maso mbashyire hagati cyane, bakomeze mu mbago mbahambire n'amaboko, noneho nkomeze mbe maso. Ariko bari bibwiraga bati wa marayika waje gufungura Petero yanaza n'ubundi agafungura n'abagabo, reka tumubwire ngo wirinde, ube maso nibaramuka bavuyemo tukababura nawe uzicwa. Akora uko ashoboye kose, ndetse biranashoboka ko yabwiye n'abandi barinzi barimo mugende mureba, mucunge, mubona muhagurutse mumbwire, mbese nimubona hari undi muntu uje kubareba mumbwire. Aho hantu bari nta muntu wabageragaho, nta n'umuntu wabasuraga, nta n'uwabagemuriraga, kuko ari kuhajyana bari kugwa nabi, bari kumushyira hamwe nabo. Umva shiki wanjye mwene tata, hari igihe Imana ibyemera ko nawe ujya ahantu nk'aho, ukaba uri mu gihe nk'icyo kigukomeye cyane, uri ahantu usa nk'ufungiranye, nta n'umuntu wakugeraho, bitamukundira, niyo yanabishaka ntibikunde cyangwa akabitinya. Ariko dufite Imana ikingura ntihagire ukinga, dufite Imana ikinga ntihagire ukingura, dufite Imana ibana natwe. Aho abantu batagera irahagera, mutari kumwe n'abantu yo muba muri kumwe, batakwegera ariko irakwegera. Hariya bakuranaga bakubita, nta muntu n'umwe wabegeraga, babashyira mu nzu y'imbohe nta waruhari, ariko Imana
ijyana nabo, igendana nabo. Birashoboka nanone ukurikije ukuntu basenze, buriya Imana yarabaganirizaga ati mwitinya ndi kumwe namwe, mwihangane ndi kumwe namwe, igihe cyanyu si iki, ntabwo ari iki, ntabwo murapfa, muracyankorera, aha nzahabakura. Batekereza ukuntu bazahava, bareba ukuntu bahambiriye, bareba ukuntu ndetse bavuye hanze bakura no kubita, bibaza uko bazavumbika. Imana ikababwira ngo ntacyo muzaba, ndacyari kumwe namwe, nzabavana aha hantu. Umva kikiwanye mwene data, nubwo waba uri mu bikomeye, niba hari ikimana mwavuganye, ntacyo uraba, nta naho urajya, uracyakomeza kuyikorera. Nubwo unyura mu bisharira bikomeye cyane, ariko Imana iri kumwe nawe. Imana yabanye na Pawulo na Sila aha hantu bari bakinjiranye, nawe Imana iri kumwe nawe muri ibyo bintu bikuboshye bigukingiranye. Ufite nawe ibibazo bigukomereye cyane, waba nawe usa nk'uri mu nzu y'imbohe, ibibazo by'ingorane, ntambara z'uburyo bwinshi, ubukene n'inzara ndetse imyenda myinshi, ibintu bigukingiranye, ukumva uri ahantu hatagaragara, uri ahantu wibaza uko bizagenda, ukabona imbere yawe hose harakinze, ukabona nta nzira wacamo ngo ugere mu migisha yawe, ukabona ndetse uribaza uko uzubaka urugo n'uwo muzubakana ntawe ubona, n'uwo mwari mwaganiriye birimo biranga, ukabona ndetse imbere yawe ntuyibaza uko uzabaho n'umuryango wawe cyangwa ni wanyu, ukabona akazi ntabwo gahari cyangwa ntikagenda, ibyo ukora ntibigenda, ibyo ucuruza birahomba, ukabona ibintu byose, imyenda irakugarije, yewe ukabona n'izo ucumbitsemo barakubaza amafaranga yo kwiriha wayabuze. Ibyo byose bikaza iriga bikagushyira hano, ukaba usa nk'ukingiranye, ukaba utagisinzira, ukumva ntutuje, ukumva ubuze umutekano w'umutima, nta mahoro ufite, uragenda ariko uhungabanye. Ariko umva kitwanye mwene data, nkubwire, hari Imana ikingura ntagire ukinga, hari Imana yagukingurira ukava aho hantu uri. Yarabikoze, tugiye kubisubiramo turebe, yarabikoze ikingurira Pawulo na Sila bava aho hantu bari uboshywe amaguru. Hari igihe nyine usanga usa nk'uhambiriye, kabona udatambuka, cyangwa niyo wihambiriye bidatambuka ngo bijye imbere, nk'uko abantu amaguru yabo yari ari mu mbago, nanone amaboko yabo aboshywe n'iminyururu. Hari igihe amaboko nawe asa nk'aboshywe, ukumva ntacyo gukora ufite, wanagikora ntibikunde, ukanyeganyeza ntibikunde, ariko Imana ije yikubohoye, yigukingurira ukava aho hantu. Birashoboka aho imiryango itagukura, inshuti zitagukura, n'abayobozi batagukura, batabishobora uko ari abantu, Imana yagukura. Rero wowe izere aha hantu Pawulo na Sila bari bageze, bari mu nzu y'imbohe, nta n'uwo kubarengera wundi, yewe nta n'uwo kubaburanira, yewe ndetse nta n'umwavoka, nta n'uwo ari kubahagararira, nta n'umwunganizi wundi bari bafite, keretse Imana yo mu ijuru, keretse Imana yonyine. Aha rero nk'uko twabisomye hariya none ku murongo 25 twabonye ukuntu wa muntu yabashize mu nzu y'imbohe hagati. Noneho ku murongo 25 twongere tuhasome ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho zikishi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Imana yacu ishimwe cyane. Umva neza, umva iri jambo muri uyu murongo dusomye, hakoretse ibintu bikomeye cyane, hakoretse ibintu bikomeye cyane. Ngo uwo mwanya Pawulo na Sila barasenga, bararirimba, nubwo bahambiriye, nubwo bose gutyo, nubwo bari mu nzu y'imbohe ahantu h'umwijima, ariko mu mitima yabo bumva imbaraga z'Imana, batangira gusenga. Isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro iyo asenganye umwete, rikingura inzugi. Barasenga, bumvaga nta wundi bavugana nawe, nta wundi wari hafi, ndetse n'izindi mbohe birashoboka yuko zakomezaga nabo kubateraga no kubabwira amagambo akomeye ati iyo Mana yanyu se ko yemeye ko muza ahangaha, hari mu babohoye ibyaha bakoze, niba natwe tufungiye ibyaha twako, mwe mwakoze iki? Batera amagambo. Umva, wicibwa intege n'amagambo wumva,
aturuka hanze agusakuriza, komeza wubaha Imana yawe. Ariko noneho Umwami Yesu akabongora ati mwitiye ndi kumwe nawe, mwicike intege nimuhumure. Batangira rero gusenga no kuganira Imana, batangira kuganira n'Imana, batangira guhamagara Imana, batangira kuyiginga, batangira kuririmba no guhimbaza. Baraboshye ariko baririmbira Imana bayishima bayihimbaza. Noneho isengesho ryabo n'indirimbo baririmbye byabaye urufunguzo rubakingurira, babona umugisha wo gutabarwa maze basohokamo. Uko bakomeje kuririmba no gusenga, ngo izindi mbohe zirabumva. Noneho ngo uwo mwanya habaho igiti cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, imyunyu ya bose iradohoka. Umva nawe, umva aya magambo, hakoretse ibintu bikomeye cyane. Habayeho igiti cyinshi, bine muri ibintu byakoretse twumvise muri uyu murongo. Habaye igiti cyinshi, mbese siratigita, aho bari haratigita nyine. Icya kabiri ngo imfatiro z'inzu ziranyeganyega. Icya gatatu ngo inzugi zose zirako ziribwiriza zirakinguka. Icya kane ngo imyunyu ya bose iradohoka. Umva bishiki wanjye batata, kurikira neza isengesho rya Pawulo na Sila ryatumye indirimbo baririmbye bahimbaza Imana. Habaye igiti cyinshi, inzira tigita, naho bari bumva umutingito nyine, ndetse bose bigera no kuba tware bumva habaye umushitsi ukomeye cyane. Ariko bitewe n'indirimbo n'isengesho rya Pawulo na Sila, izindi mbohe nazo zumvaga baririmba ariko zumva haratigise. Nanone wifatiro z'inzu ziranyeganyega, Imana iginyeganyeza ibitashi kukaga ikabinyeganyezanye kugira ngo irengere umugaragu wayo n'umuja wayo. Imana ikabinyeganyeza ibyo imbere yawe, ngo ntibyavaho, ngo ntibyakunda, ngo birakomeye. Umva, hari umugabo Zerubabeli, Imana yaramubwiye ngo yibwira umusozi wari umuri imbere ngo wa musozi munini we wiyita iki? Zekariya 3:7-8. Wa musozi munini we wiyita iki? Imbere y'umugaragu wa Zerubabeli uzaba ikibaya, taringaniye haringanize, Imana haringanize. Niko Imana yabwiye uwo musozi, wa musozi munini we wiyita iki? Imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Zekariya 7:7-8. Yumvaga yibaza uko bizagenda, ariko umusozi Imana nawunyeganyeza. Ni ikibazo, ni ibibazo, ni ingorane zaje zimuri imbere zimeze nk'umusozi. Imana wiyita iki wa kibazo kiri imbere y'umugaragu wanjye? Imana musozi ikawukuraho, nawe ibikuri imbere ubona bigukingiranye bikubuza gutambuka. Imana iserutse biranyeganyega, ibitanyeganyega biranyeganyega, ikabisurika ikabikuraho. Ngo ifatiro z'inzu zaranyeganyejwe kubera isengesho rya Pawulo na Sila n'indirimbo baririmbye. None ngo inzu, icya gatatu, inzugi zose zirako zirakinguka. Iyi ni Imana ikingura, ntagire ukinga. Inzugi zose havuga umubare wazo, bari babashyize hagati cyane, wenda hari inzugi nyinshi kugira ngo umuntu agere aho bari, ariko Imana yarahageze. Inzugi zose zirikingura, ziribwira zirakinguka. Umva, nuguri aho hantu hakingiranye gutyo, muri bya bibazo twavuze mu kanya, bishobora kuba bigutumye ukingiranwa, utumva ibyiringiro by'ejo hazaza. Ariko senga Imana, ntucike intege gucogore, ririmbira Imana, komeza ukorera Imana wa muririmbyi, komeza ukorera Imana wa munyamasengesho, komeza ukorera Imana muntu w'Imana, komeza usenge. Imana ni yacu twese. Aho hantu uri hagukomereye, kwivumbura ngo winuwe wijujute ngo iyi Imana se ko bingeraho kandi hari kandi nyumva. Ibyo yambwiye ntibisohoye, ahubwo hazi bikomeye nibyo bije bingoye cyane.
irabizi ko byagera no kubona huraho, ariko komeza usenge, wikwivuna ngo itotombe nkuko Pawulo na Sila bageze mu nzu y'imbohe bakoreraga Imana, nta cyaha bakoze kindi, ntago bivumbura Imana. Mu gihe nk'icyo ahantu hameze gutyo Imana ntibura kugusanga, avuga ngo ndabirambiye ibyo umbwira ngo urambwira iki, ngo oya, senga Imana, wizera Imana. Niko bakoze Pawulo na Sila. Noneho inzugi ziranyeganyega, zirakinguka. Imana yahagukura aho hantu uri nk'uko abikore Pawulo na Sila. Iminyururu ya bose ngo iradohoka, iminyururu ikuboshya amaboko, ukabona ibyo ukora ntibigenda, ariko Imana irakingura ntagira ukinga. Iyo uhoye kandi ntawongera kukuboha. Izo mbaraga zikuboshye zose Imana irakubohora, ikakubohora, ntawe cyongera kukuboha. Humura, aho hantu uri Imana irabibona. Izera Imana yawe, izera Imana yawe ko yakingura izo zigukingiranye, ko yakubohora izo ngoyi zikuboshye. Ari amaguru ntutambuka, ari amaboko ntukora ngo bigende, ntukigira aho ujya, ariko humura, aho hantu uri Imana irahabona. Ifite urufunguzo rw'ibyawe, yagukingurira ukomeza urugendo ukinjira mu migisha yawe. Yakingura ibyawe byakinye ngo bikaza bigusanga, yakingura ibyanyazo bikagaruka, yakingura none kandi gakomeza urugendo werekeza heza. Ariko iranakinga ntagira ukingura, igakingira bya bintu byose biguhiga bigushakisha, igakingirana imbaraga zikurwanya, ikazikingirana ntizikugereho. Ngo mu gicuku nibwo basenze. Senga ry'ayo masaha rirakomeye cyane. Iyo turebye nanone urugero ahandi Imana akoze igitangaza, hariya mu gitabo cya Mose cya 2 cyo kuva ibice 14 umurongo 24 kugera 25, tubona ukuntu Imana yakinguye nanone inyanja itukura igacikamo kabiri, abantu Imana bakambuka. Kuva 14 24 kugera 25, twasome twihuta. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamurure mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma kururika ruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunge Abisirayeli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Umvariza, gicuku cyane aha naho hari mu gicuku, nk'uko Pawulo na Sila bazamuye isengesho ngo mu gicuku. Umva, abantu benshi bakunda kubivuga, isengesho ry'ayo masaha riba rifite imbaraga, barifite imbaraga cyane. Aha ngaha Mose yarasenze, noneho barageze ku nyanja itukura, babuze inzira bacamo, babona bikomeye kandi Farawo batugirije. Ariko Mose arasenga, isengesho ry'umukiranutsi rikingura inzugi zikinze. Hari urugi imbere yabo rukomeye rwitwa inyanja itukura. Ariko mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamurira mu nkingi y'umuriro n'igicu, araza yitegereza ingabo z'Abanyegiputa zicikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo. Baravuga bati, duhunge, kuko Uwiteka arengera Abisirayeli akarwanya Abanyegiputa. Umva nkubwire ciki wanjye mwene data, nawe komeza wizere Imana yawe. Nikingwa ntagira ukinga, ibyo ubona bikuri imbere nubwo byayimeze nk'inyanja itukura, Imana yacinzura ukabona hunyura ugatambuka. Komeza usenge, komeza usenge. Ibyo abantu batashobora iyo urabishoboye. Imbere yawe ikibazo ufite urakizi, ubona kimeze nk'umusozi kuri imbere, ubona kimeze nk'inyanja itukura kuri imbere, ubona kimeze nk'inzu y'imbohe ikuboshye kandi ahantu bohewe. Ariko Imana iraza igacinzira, ugasohoka muri icyo kibazo ugatambuka. Se nyanja itukura igacikamo kabiri, icyo kibazo kikagurwa imbere yawe ugatambuka, umusozi ukuri imbere ukava imbere yawe ugatambuka. Imana yakuye umusozi imbere ya Zoroberi w'ikibazo gikomeye, agatambuka, akomeza urugendo. Imana
yakamije itukura imbere ya Mose n'Abisirayeli maze agacikamo inzira bagatambuka. Imana yakuye Pawulo na Sila mu nzu y'imbohe bagasohokamo bagatambuka bagakomeza. Nawe iyo mana yawe, iyo mana yacu yitwa Uwiteka n'uhoraho, ni Imana yahozeho iriho n'ubizahoraho. Ni Imana nawe wibuke, hari ibyo yakunyujijemo byinshi ubona uratambutse. N'uyu munsi n'ibyo urimo rero bikugoye, humura, witinya, Imana iri kumwe nawe, Imana iri kumwe nawe, ntutinye. Hanyuma umusaruro wavuyemo, uyu murinzi w'inzu y'imbohe nawe yaraje abonye ko inzugi zakingutse ngo atangira guhinda umushyitsi agira ubwoba, akura inkota ngo yahure. Ariko Pawulo umugaragu w'Imana aramubwira ati wikwiyahura, twese turi hano. Bose abari barafunzwe bose nabo za mbohe zari zifunzwe nabo bari bakiraho barimo kubigisha no kubabwiza ubuhamya, bababwira ijambo ry'Imana. Araza turumbukira ngo mu nzu acana itarareba, asanga bose barimo, ngo yikubita imbere yabo ati agabo bene data, mbese ngirente batizera umwami Yesu nawe ukizwe. Arabasohokana ngo arabajyana, abuhagira inguma, rumvikanashije amazi arabakanda, mbese barakaraba. Yemwe noneho abajyana niwe mu rugo, atanga ubuhamya. Abiyo bose bemera kubatizwa, nabo barakizwa, nabo barakizwa, baragenda barasangira. Umva, Imana iyo yakinguye ntawe ukinga. Ibintu byose Imana kandi binyuze bifitemo inyungu. Gufungwa kw'aba ngaba Pawulo na Sila byatumye na za mbohe zasigaye aho ngaho nazo zihinduka. Buriya benshi bizeye Imana. Umurinzi w'imbohe nawe ayizera Imana, n'umuryango we bitavuga umubare uko banganaga bizera Imana. N'abaturanyi babo buriya babonye ubwo buhamya, bumva ubwo buhamya, babona ibitangaza Imana ikoze. Humura rero, ihangane, ibigaragaza ufite ntambara urwana, intsinzi yawe izafasha abandi, ubuhamya bwawe buzafasha n'abandi bazabwumva. N'igihe cyawe uzakomeza kubutanga, kandi izere rero, kuko Imana ntikingura ntihagire ukinga. Ibyo bikuruhije cyane Imana yabigukuramo. Niyikingirana byagushakishaga ntibikugereho, Imana igufashe. Tugisoreze hariya mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 43 umurongo wa 1 kugera kwa 4. Yesaya 43 umurongo wa 1 kugera kwa 4. Turahasoma twihuta, ubundi dusenge Imana. Bukwanditse, ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isirayeli, aravuga ati witinya, kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Umurongo wa 2, nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangira Egiputa nk'inshungu, Etiyopiya n'iseba nahatanze ku bwawe. Umurongo wa 4, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba kubahwa, nanjye nkagukunda, cyo kizatuma nta ngabo nyinshi, nta ngabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangira ubugingo bwawe. Imana yacu ishimwe cyane. Umva kitwanye mwene data, witinya, Imana iri kumwe nawe aho waca hose, nubwo wakwisanga uri wenyine, ariko Imana muri kumwe. Uciye mu bisa n'umuriro n'ibigeragezo bikomeye cyane, bihinda umuriro cyane byaka, Imana izaba iri kumwe nawe igufasha ukuboko. Nuca mumeze nk'imigezi ihurura cyane, bibazo bisuma bigenda bihindana, Imana izaba iri kumwe nawe. Humura, haranira gusa kuba inkoramutima y'Imana, wihane icyaha n'igisa nacyo, utunganira Imana, wumve yuko ntacyo mutima guceho urubanza. Niba kandi gihari uyu mwanya, saba Imana imbabazi, Imana ikubabarire. Si ikibazo cy'ibibazo urimo rero, n'intambara urwana n'ibibazo n'ibigeragezo ufite, n'abandi hirya yawe barahari bafite ibibazo nk'ibyo n'ibirenze ibyawe, ariko wizeye Uwiteka Imana, yizera ko Imana imfasha ukuboko kandi mukomeje. Humura, nawe iragufashira gukomeje, kandi ibyo uzabivamo. Nunabivamo kandi ibindi bizanaza, ariko Imana ibigucishemo, kuko Imana twizeye ni Imana iri kumwe natwe. Ntabwo abantu mwagendana aho ugenda hose, nta n'uwabana nawe mu bibazo byawe byose, ariko Imana yo abantu badahari irahari. Humura, nubwo rero muri kumwe, wikwiheba wikwiganyira, irahari, ntikingura ntagira ukinga. Imana igufashe, kandi iri jambo ntukajye gusobanurire mu izina rya Yesu, amen. Tujye gusenga, ca bugufi aho uri hose.
maze dusenge. Bugufi dusenge. Twinginga Imana. Mbese bimeze gute ubuzima bwawe? Bimeze gute imibereho yawe? Bimeze gute? Ese kubera usa nk'ukinyira ibibazo n'ibigeragezo n'intambara nyinshi ziyongera, ubona aho kugira ngo ubone cyo kwiyongera, aho ntiwaguye, ntiwaretse gukorera Imana ukava mu murimo wayo, wasubiye inyuma nawe. Duhora tubikwibutsa kino gihe rwose. Bimeze gute? Waraguye ntugikizwa, usigaye ukora ibyo utakoraga, ukavuga utavuga, ukagenda uko utagendaga. Ufite imigambi itari myiza, ufite amarandevu yo gukora ibyaha menshi, ufite ibigambire bitari byiza byo guhemuka. Umva, garukira aho ngaho, garukira hafi, garukira hafi. Imana iragukunda. Wumvise iri jambo, garuka wihanukizwe, wongere Yesu akweza gutunganya. Wavuye muri Imana urivumbura, garuka murimo wayo, ntugisenga, ongera usenge. Menya neza ko Imana ikuze, ibyo murabizi byose, bikurushyira bibona, ifite uko yabigenza. Ngwino tugusengere, bugufi usenge, usaba Imana imbabazi. Nubwo abantu batabizi, ariko we Imana inabizi. N'umutima nama wawe gucira ubanza bw'ibyo ukora wiherereye, ibyo uvuga wiherereye, ibyo ukorera ku matelefoni, ibyo ureba n'ibyo wumva, byose bitanezeza Imana. Imana irabizi, irabibona. Saba Imana imbabazi. Kandi urimo urigunze uti nzabaho ntemeze nte, yewe ibigerageza Imana kuko kimwe kubingeraho ubuzicyo ry'umuryango wawe ntimeze neza, ndetse uribaza uko uzabaho n'umuryango wawe, yewe uribaza ukuntu uzubaka urugo no muzubakana, ntabwo ubibona hafi yawe, urigunze, urihebye, urimo urashaka kwicinzira no kwirwanira. Garukira hafi, Imana irakuzi, iragukunda kandi izagukorera ibitangaza. Uribaza uko uzishyura amadeni, imyenda ni myinshi, uvuga uti nzabigenza nte noneho baraneze cyamunara n'ibindi byose, ubundi se nanone se bizankoraho. Yewe ntabwo ufite icyo wishyura inzu, barimo baragusohora mu ibyo byose. Koko biraza, ni ibigaragazo byinshi bihura binyura mu bantu, abantu bahura nabyo. Ariko nanone nubwo biri gutyo, Imana ibireba. Gusa wirinde cyane gisa nacyo, wumve yuko ibyo byose bikugeraho nta ruhare bigizemo. Niba kandi hari n'ibyo wakosheje, saba Imana imbabazi, ihane, tugusengere nawe kandi wisengere. Imana igufashe, Imana ikugire neza. Ni Imana yacu twese, ni Imana ituzi. Wowe utarakizwa, nawe wakira agakiza, tugusengere. Wakira Umwami Yesu, ukizwe n'ubuntu. Imana ikiza umuntu, ni Umwami wacu. Umuntu wese iramukunda. Nawe wihane, tugusengere. Ubundi ngaho dusengere, duce bugufi.